ariko biratangaje cyane kubona umubyeyi, umumama, umukecuru mwiza wambara akaberwa, useka neza, uvuga neza, yabona umwana w'abandi aje muri rwa rugo ariwe mukazana we, nzakurera neza, uri umukobwa wanjye, ariko wamara kurugeramo my dear akakwereka koko ko ari nyokobukwe. Abanyarwanda bajya baca umugani ngo umwana wundi abisha inkonda, ngire ngo nuko umugani bajya bavuga, umwana wundi ajya abisha inkonda. Shalom 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 shalom, ni kuri Nyirabisage TV, twongeye twagarutse kugira ngo twongere tuganire namwe. Yewe turashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo yaturinze uyu munsi, yabanye natwe nubwo bitari byoroshye, ariko Imana yabanye natwe, ntabwo byari byoroshye habe na gato. Kristo yabanye natwe, yatumurikiye, yaturinze. Uyu munsi rero sindi buvuge ibintu byinshi, nagarutse nababwiye ngo ndaza gukora ama episode. Iyi ni episode 1 nje gukora, nasa nkaho nabanyuriyemo muri introduction, ariko nje gukora episode 1, nje gukora part 1, nje kubabwira ukuntu ya byose umuntu ahera ku bantu bakuru, agahera ku bantu niko nzi. Iyo umuntu mukuru ahanye umutoya, ibyo biba bifite injyana. Ntabwo umwana ajya hana umuntu mukuru, ariko umuntu mukuru ahana umwana. So rero nanjye nagarutse kugira ngo tuganire, twongere twuzuzanye ibitekerezo, twongere dusabane, twongere twiyumvane. Nagarutse ninjoro nababwiye umubyeyi witwa Rusi witwa Naomi, ndetse n'undi mukazana wabo batazabakunda kuvuga cyane kuko we yakoze neza, ashaka kuba yarakoze nabi. Kwa kundi nababwiraga ngo nta gusiga mu nzira, nta mpamvu yo gusiga abandi mu nzira. Rero nshuti zanjye, munyemerere tubane mwanya muto se cyangwa munini, tujye duhana ibitekerezo, tujye twungurana inama, tujye tubwirana amagambo meza, kugira ngo dukomeze tuganire ibyururutse imitima y'abantu, tujye tubwirana ibyururutse umutima, kuko muri uru rugendo nababwiye ko nababwiye ko nta wishobora, nta n'uwakwishoboza, nta muntu n'umwe wakwishoboza muri uru rugendo adafite abantu bamukomeza amaboko ngo bafatane. Nababwiye uyu munsi wa none ngiye kuvuga kuri ba mabukwe. Ese mabukwe muri introduction, mu magambo mu ncamake, mabukwe y'umuntu babana gute? Nyokobukwe mubana gute? Ese mabukwe wowe ubanira gute umukazana wawe? Tugiye kuvuga mu magambo make cyane, ariko tugendeye ku ijambo ry'Imana. Tumenyereye ko ba pasiteri aribo bahugura abantu, tumenyereye ko ba pasiteri aribo bafite izo nshingano, tumenyereye ko aribo bonyine, ariko igitangaje ni uko muri iyi minsi y'uyu munsi yo muri ibi bihe, abapasiteri aho kugira ngo bahugure abantu, si bose, ntabwo mentioninga, ntabwo ari bose, ntabwo nabo bakivuga nk'ibyo bakagombye kuvuga, ahubwo basigaye babica hejuru. Wasanga rero ari twebwe Imana ihagurukije kugira ngo tuvuge ibyururutsa imitima y'abantu. Hari igihe pasiteri yanga kuvuga kugira ngo abakristo batagenda, hari igihe yanga kuvuga kugira ngo abantu badakomereka, hari igihe yanga kugira ngo inshuti zitamuvaho. Ariko natwe ntabwo muzatuvaho, muri inshuti z'umumaro, muri abavandimwe b'amaraso. Mu buzima busanzwe, nyirabukwe w'umuntu ni umuntu wubashwe. Nyirabukwe w'umuntu ni umuntu w'agaciro gakomeye cyane. Reka mbaze nkubwire, nyokobukwe ni umubyeyi ukomeye, uremereye, umubyeyi w'agaciro, umubyeyi wo kubahwa, umubyeyi wo gushima. Abari mama wawe patito, kandi patito muzaho, patito y'uyu mubyeyi niyo kubahwa, kuko tuba twaravuye iwacu iyo tuvuka, tukaza dusanga uriya mubyeyi ni umubyeyi wo kubahwa. Respect rwose kuri abo babyeyi, Imana ibahereza umugisha, batwakira twaravuye mu yindi miryango, bakatwigisha ikinyabupfura cyo muri rugo, bakadutoza ibyiza,
bakadutoza kubaha ibyo twebwe dusanze muri rwa rugo. Ahari wenda abantu bashobora kuba bavuye iwabo bafite imico itandukanye, ariko uwo mubyeyi wenda nawe adashoboye kumanajinga ya mico nawe uje wikoreye, uje uzanye ya mico, uje ukuye iwanyu. Uyu mubyeyi rero nakubwiye ngo nubwo ari umubyeyi wo kubahwa cyane, kuko niwe mubyeyi mugiye kurambana igihe cyawe cyose. Mbega niwe mama wawe wa bugufi mugiye kubana iminsi yose. Simvuze ko na mama wawe nawe adafite agaciro, nawe afite abe bakazana, ariko uwo nguwo wagiye usanga muri rwa rugo, icya mbere cy'ugomba kumwubaha mukazana we. Abakazana ntago mbaye mbavuze, reka mbe mbaretse nzabakorera episode ya kabiri. Mwa babyeyi, aba bana b'abandi baza babagana, mugomba kugira amagambo meza mubabwira. Ahari bashobora kuba baravuye iwabo babwibwa amagambo meza y'ihumure, babwibwa neza, bahabwa care mu yandi magambo. Yakugeraho agasanga nta rukundo ugira, agasanga nta care ugira, agasanga nta byishimo ugira, kandi aho yavuye iwabo yari ahafite ibyishimo, yari ahafite umunezero, yari ahafite abantu bamugaragiye, bamukunze, bamubwira amagambo meza. Ariko nyamara agera muri urwo rugo agasanga n'icyasha, harimo ikibazo gikomeye muri rwa rugo. Ugasanga bafite imyitwarire yabo, ukuntu bitwara, uko bavuga, uko bafata mama wabo, wenda usanzemo abandi bana. Nawe uba ugomba kuba umwana muri rwa rugo, ariko se ubaye umwana muri rwa rugo, ugiye kubahiriza inshingano za rwa rugo, usanze bafite imico itandukanye n'iyo wowe wazanye ukuye iwanyu. Urugero, ushobora kuva iwanyu ari mu gipasiteri, ukajya mu rugo wenda rutari rwizera neza Kristo. Ndabizi neza kuko abantu benshi mu muco bamwizera, narababwiye ngo abasilamu baramwizera, abakatolike barizera, abadive barizera, kandi buri gahugu n'umuco wako. Icyo njyewe nje kubabwira, aba babyeyi impamvu tuza tubasanga kugira ngo turebe ko byibuze ba babyeyi batumerera nka ba mama. Hari abana baba batararezwe na ba mama, bakagera mu gihe cyo gukura, bakava iwabo bakagenda bakajya muri rwa rugo. Ariko si uhageze muri rwa rugo ugasanga wa mumama nta kwishimiye, wabyitwaramo ute? Ese wowe wa mubyeyi, iyo ugeze muri wa mwana, iyo ageze muri rwa rugo agasanga rwa rugo ntirukora nk'ibyo ashaka, umutwara gute? Reka ngaruka ahangaha nindangiza ndasoma icyanditswe. Wa mubyeyi wowe umwana w'abandi uje akugana, uba ugomba kumwubaha, uba ugomba kumukunda nk'umwana wawe, uba ugomba kumukunda nk'umukobwa wawe. Niba ufite abakobwa 5 6 mu nzu, abaje ari uwa 7, uba ugomba kumukunda. Uriya mwana impamvu aba yakunze muri rugo ni ukugira ngo aze asanga umubyeyi amubere mama, umubyeyi amubere mabukwe, umubyeyi amubere byose nk'umubyeyi koko. Ariko biratangaje ko ababyeyi biratangaje cyane kubona umubyeyi, umumama, umukecuru mwiza, wambara akaberwa, useka neza, uvuga neza, yabona umwana w'abandi aje muri rwa rugo ariwe mukazana we. Abanyarwanda bajya baca umugani ngo umwana wundi abisha inkonda. Gere ngo nuko umugani bajya bavuga, umwana wundi ajya abisha inkonda. Nababwiye ko iki cyiciro atari pasiteri wenyine uzahugura, yeme n'abapasiteri nabo dusigaye tubarusha. Abapasiteri nabatubwira inzira nziza y'agakiza, tukava mu byaha tukajya mu bugingo. Ariko ntabwo pasiteri azaza ngo anakubwire ngo wa mukecuru ngo jya ubana gutya n'umukazana wawe. Nabo hari igihe tugera igihe tukumva turabananije, tukumva turabaruhisha, kandi bitagakwiriye ko aba bapasiteri tubarusha, cyangwa abo bandi b'imiryango igiye ikomakomeye ko tubarusha. Hanyuma wa mwana w'umukobwa we ukagera muri rwa rugo ugasanga usanze umukecuru w'akaraha kajya he, umukecuru utari umwana mwiza habe namba. Yakureba ukoze iki ngiki akavuga ati n'ubundi nanjye nkubwira wa muhungu we ibyo uzanzanira, kandi nta kibi wakoze, gusa kuko uri wa mwana wundi ubisha inkonda.
ugasanga wa mukecuru akugize umwana mubi kandi utari umwana mubi. Ugasanga wa mumama wari kuruhukiraho umutima ahubwo niwe uje kukuruhiriza umutima. Abakecuru bo muri iyi minsi cyangwa se abamama bo muri iyi minsi nabo harimo abantu bafite abakazana bakiri batoya. Kera abantu bari bazi ko abantu bagira abakazana ari abakecuru bakuze, ari abakecuru nyine ari abakecuru bakuze. Ariko ubu ngubu hari abamama batoya b'abajeni mama batakuze. Ugasanga wa mujeni mama, wa mubyeyi mutoya uri mu myaka 50, uri mu myaka wenda abana be bashatse bakiri batoya, afite nk'imyaka 47, afite imyaka 50, ariko ugasanga kubereye kasha. Wa mukecuru akakubera umwana, akakubera umukecuru mubi. Ningiye kuvuga ngo akakubera umwana mubi. Yamara kukubera umwana mubi, si ibyo gusa, akaguteranya mu bandi. Akakuvuga mu muryango, akakuvuga kuri wa mugabo wawe washatse, akaguteranya n'abaramukazi bawe uje usanga aho ngaho, akaguteranya n'abaramu bawe uje usanga aho ngaho, ugasanga ibintu biracangacanze, ugasanga ibintu birivanze. Kandi uwo mukecuru uje ureba, uwo mubyeyi uje ureba, ndi kubahereza icyubahiro cyanyu ababyeyi. Uwo mubyeyi uje ureba ni umukristo, arakenyera neza akaberwa, agashiramo umushanana, agashyiramo igitenge, agatega neza igitambara akaberwa, ariko ugasanga umutima w'uwo muntu usanze ntasanzwe. Wamubona ateze amaboko mu rusengero ukavuga ati umukecuru rwose, ariko yagera mu nzu y'umukazana, yagera ahari n'umukazana, yagera aho bari buhurire, ugasanga ibintu byabaye ibindi n'ibindi. Kandi ababyeyi cyane cyane majority y'abantu bagenda bica abantu mu mitima bitewe nk'ubu ngubu urugero, ugasanga ahantu hari umubyeyi mubi, ariko kubera ko mutari busohoke mujya kuvuga ngo uriya mubyeyi ni umwana mubi ngo mumuvuge hanze, mugaceceka mukaruca mukarumira, umubyeyi akababera umubi, umubyeyi akajya bababwira nabi, ariko cyane cyane abakazana akaba ariho babaruhiraho. Wavuga ngo urakora iki? Mu by'ukuri ugasanga wa mubyeyi nubwo anezerwa mu rusengero, nubwo afite imico myiza mu rusengero hanze, ariko iwiwe ntayafite. Reka mbasomere icyanditswe mutagira ngo wenda ndi gukomeza kuvuga nabi, kandi ineza nayihari. Ndashaka kubabwira ngo aba babyeyi bafite abakazana mubashe kumenya uko mubamanaginga, mubashe kumenya uko mubatwara. Mu bana 8 wabyaye, mu bana 10 wabyaye, mu bana 5 wabyaye, ntago abana bose banganya imico, nta nubwo abana bose bagira discipline ingana. Kabone niyo waba uyibatoza umunsi ku wundi, kabone niyo waba ubicaza ukabagira inama, abana bose ntago bagira imico imwe. Buri wese aba afite imico ye. Niyo mpamvu n'umukazana wawe uje iwawe nawe aba afite umuco wiwe, ariko si ngombwa kumwanga, si ngombwa kumwandagaza, si ngombwa ko uwo mwana wundi uje iwawe agomba kubisha inkunda. Mugomba kugira amagambo meza mubabwira. Tugomba gukurira muri ibyo biganza by'ababyeyi beza bareza abakazana babo neza, bakatubera baroromodo, bakatubera icyitegererezo. Natwe tubari inyuma tukazabasha kumanaginga neza abakazana bacu, kuko natwe turi kubyara. Ariko biratangaje, mwebwe niba muri gukora nabi, mwebwe niba muri kubanira nabi abakazana banyu, mwebwe mukabanira nabi abahungu banyu mwibyarira kugira ngo banga abakazana banyu, ese mubona twebwe tubari inyuma tuzakora ibingana iki? Kandi tugomba kwiga neza, tukigira ku birenge by'abatubanjirije. Mwige kuvuga neza mw'abakecuru, abamabukwe mwige kuvuga neza. Ubwo mvuze muri rusange, bamabukwe muraho neza, undi nawe ufite adafite icyo apfa na ba nyirabukwe be. Mu by'ukuri umuntu wese udafite ikintu apfa na nyirabukwe, nyirabukwe ataramubereye umutwaro. Kera hari ukuntu, niyo mateka ngize iminsi nkurikirana, nabikorera research nganiriza abantu. Kera aho abantu babaga, abenshi bakundaga kuba bari mu nzu y'Imana. Wabyara ukiri mutoya, ukiri urubyiruko, ukumva wasigira amaboko umwana ukajya mu gitaramo, ukumva wamusigira umwana ukajya ku ikorari, ukumva wamusigira umwana ukajyana n'abandi.
ariko ba mabukwe bakakubera icyasha. Simpeka umwana, simutekera, sinsigara mu rugo. Yego si ngombwa kusigara mu rugo, ariko menya ko uwo mwana uri kumwe nawe wawe yagiye mu rundi rugo, kandi gira so yiturwa indi. Ni ngombwa ko ufata umwana w'abandi neza, uko nawe uwawe aragiye ajye mu rundi rugo, nawe azabona inyishu y'ibyo urimo gukora. Nukora neza bazamuha ibyiza, nukora nabi uzabona ibibi. Aya magambo pasiteri ntabwo yayababwira, ariko reka njye nyababwira. Naganirije abantu benshi cyane, bagenda bambwira ko ba mabukwe ari babi, ba mabukwe ni babi, ba mabukwe ni babi. Babivuga inshuro nyinshi zitagira umubare. Kuki muri babi? Kuki muvuga nabi? Kuki mugenda nabi? Ariko nanone nibagiwe ko hari ba mabukwe beza, ntibagiwe ko hari ba mabukwe bameze nka ba Naomi, nibagiwe ko hari abamama beza b'umutima mwiza, bazi kubana n'abana babo, bazi gufata bakazana babo nk'abana babo bibyariye. Navuze ku ruhande rumwe rw'ababyeyi babi, ndi no kuvuga ku ruhande rundi rw'ababyeyi nabo beza. Impamvu ndi kuvuga ngo ba nyirabukwe bababera ababyeyi babi, si uko abo bakazana nabo bera de, nabo tuzabavugaho. Ariko nakubwiye ngo fata umwana wese nk'uwawe, nakubwiye ngo vugira umwana wese nk'uwawe, nakubwiye ngo mucyahe nk'uko wacyaha umukobwa wawe wibyariye, mucyahe nk'uko wacyaha undi uwo ari we wese. Ariko wishyiramo ka kantu ko kubishya inkonda ngo wumve ko n'umwana wundi yazanye imico mibi, avuga nabi, akora nabi, yambara nabi, atanga ibiryo nabi. No, ntabwo umwana wundi nawe akeneye kwiga, akeneye kwigishwa, akeneye kumwicaza ukamugira inama. Ariko se niba mabukwe bangaye bicaza bakazana babo bakabagira inama? Ni bande bafite umutima wo kubwira abakazana babo amagambo meza y'imvamutima, bakababwira ngo bana banjye? Iri jambo rya Naomi ngiye kubabwira, Naomi we yari umukecuru mwiza cyane, yabaniye neza bakazana be, yagiye anabita, ntabite mu mazina yabo, akabita ngo bakobwa banjye. Nubwo harimo umukazana umwe wiwe wamunaniye, nubwo harimo umukazana wowe nyine wamubereye nawe icyasha, ntashake kujyana nawe, ariko mabukwe Naomi yari yakoze umurimo wa kibyeyi, yari yakoze umurimo mwiza wo gukiranuka, yari yakoze umurimo mwiza wo kubanira wa mwana w'umukobwa wari waje mu rugo rwe. Ni byiza kandi ni by'igukundiro ko abo bana mugomba kubasigasira. Ni byiza ko abo bana b'abandi mugomba kubaba hafi. Ni byiza ko mubabwira amagambo meza, kuko nabo aho bavuye babwibwa amagambo meza. Ni ukuri uwo mwana w'abandi yavuye iwabo akeneye kumva amagambo meza. Kandi rega hari n'igihe bajya banatubesha, umwana wanjye nzakurera neza, uri umukobwa wanjye, ariko wamara kurugeramo mayidiya akakwereka koko ari nyokobukwe. Ba mabukwe mugomba kuba, ubwo navuze muri rusange, ntago ndi kumentioninga, mumbabarire mutaza kunyumva nabi ngo wenda uze kwiyumvamo ngo nakuvuze. Oya, genzi ko abo tubanye bose tubana neza, nzi ko nta kibazo na kimwe dufitanye, kandi niyo twaba dufitanye twacihana kikava mu nzira, kuko muri iyi minsi ni urugendo rutoroshe, ni urugendo tugomba guharanira kugira ngo tuzagere mu bwami bw'Imana. Ariko kandi ubwami bw'Imana tububwizanyijemo ukuri. Ni inkosa uzampane, nawe nukosa uzamenye uko ujya kwihana kugira ngo ugarure nyine wa mutima w'umubyeyi ku mwana. Uyu mwana akeneye disipurine ikuvuyeho, uyu mwana akeneye amagambo meza nawe azabwira abana be, uyu mukazana wawe. Ba mabukwe mugerageze kwitwararika ku bakazana banyu, mugerageze kubabera ababyeyi nabo bababera abana. Naomi we yaravuze ati bakobwa banjye, ntabwo yigeze ahamagara ngo Jane we, ngo dore uko kagenda, ngo dore uko kavuga, ngo dore uko yicara, ngo dore abana b'abandi babaye ba dore. Oya,
mugomba gusigaho namwe mukarekeraho, ahubwo mukaba nka Naomi mukajya mutubwira amagambo meza, mukaduha keya, kuko twavuye iwacu tuzi iwanyu. Ba mabukwe babona abantu bambaye neza bakavuga amagambo. Ba mabukwe batakwifuza kubona tuberewe. Mabukwe utakwifuza kubona nambaye superi. Mabukwe utakwifuza kubona nambaye ibaze nziza. Ahubwo mabukwe akumva yabona umuhungu wantuka mu gitondo akantuka nimugoroba akanyikoreza imirimo y'agahato. Aho abantu bagereye mu mujyi, umuntu yakwisiga agatiro kuba gashoboye, umuntu yakwisiga ka rouge à lèvres kuba gashoboye, ngo yabaye uwundi, ngo yabaye nguyu. Ubwo ni amazina yandi ntashaka kuvuga. Musigeho ba mabukwe, mujye mutubwira amagambo meza. Twavuye iwacu tuza tubagana, turabakunda, namwe mugomba kudukunda, mugomba kutwiyumvamo. Nubwo yego tutavuye mu bise byanyu ngo mutubyare, ariko kandi muratubyaye imyaka n'imyaka. Nubwo mutatugiriye ku bise ngo mubabare ku bwacu, ariko kandi ni mwebwe ba mama, nimwe mudufiti iyi myaka yose yo kubaho. Mugomba kudukunda, twaje tuje, ntituzasubirayo, nta divorce, kandi niyo yabaho nzahora nitwa umukazana wawe, kuko ntaho byagucikira. Babyeyi beza, nshuti zanjye, abankunda nanjye nkabakunda, abaramukazi mubana na banyoko bukwe bameze batyo, pole sana, namwe ejo nzabavugaho, pole sana. N'abamabukwe nabo bafite iyo mitima imeze gutyo, ugasanga umabukwe ashobora kwima umukazana imboga zo kurya, mabukwe ashobora kwima umwana umurima wo guhinga, nguwo ni mabukwe, nguwo ni mama naje kureba, nguwo ni mama twabana. Ariko ibibi byose akumva ninjye bibe. Ba mabukwe, mudukunde, mutwishimire, twaraje, ntituzasubirayo. Yewe mbega niyo byagenda gute, ntawe nifurije kugumana na nyirabukwe mubi. Mabukwe uhinduke, ba mabukwe rwose muhinduke. Ubwo na generalije nakoze nahuje byose. Ba mabukwe b'abapfurero, ba mabukwe b'ababembe, ba mabukwe b'abanyarwanda, ba mabukwe b'abanyamurenge, ba mabukwe bo mu bwoko bwose bwo mu isi butandukanye, ababasha kumva ururimi mvuga, mugerageze kugandukira abo bana, mubakunde. Kandi ndabizi neza ko nimubakunda nabo bazabakunda. Ntiwakunda umukazana ngo akwange, ntiwamubera mama ngo umwana aye kutakubera, wa mukazana wawe ye kutakubera umwana. Mwagiye mumera nka Naomi, mwakwisa abakazana banyu ngo bakobwa banjye, mukajye muduha keya natwe turazibereye. Ukamamagara ngo mukobwa mwiza, nkakwita bakarame mama, ariko ntumamagare ngo niko nanjye ngo nkwitabe. Biragatsindwa. Ba mabukwe muduhe keya, turazikeneye. Mube nka ba Naomi, mutwuhamagare ngo bakobwa banjye, natwe tuzabitaba ngo karame babyeyi. Mutwubahe natwe tubakunde, mudukunde natwe tububahe. Nibyo byiza, nibyo bibereye umubyeyi n'umwana, nibyo byiza pe, niby'agaciro. Mudukunde, mube nka ba Naomi, natwe tube nka ba Rusi. Mudukunde pe, ndabibasabye, ndabinginze babyeyi beza, nukuri ndakwinginze. Mukunda umukazana wawe, muhereza igihe cyo kumukunda n'igihe cyo kumuhakeye, muhereza igihe cyo kumubwira amagambo meza yimva umutima zawe. Umuhamagare ngo mukobwa wanjye nkunda, uzarebe ko azakwitaba ngo ariko numuhamagara ngo niko, nawe azakwitaba ngo ariko numuhamagara ngo mukobwa wanjye, nawe azakwitaba ngo karame mama, aguhimba amazina. Ngewe ndi gihamya cyuko hari abakazana nzi bajya bitaba ba nyirabukwe bakabita amazina, bakabahimba utuzina twiza tubabereye, kubera ko bababereye ababyeyi beza.
ubwo nari mvuze kuri pati y'abakecuru babi, abakecuru batita ku bakazana babo, abakecuru batita ku bana babo, abakecuru. Ubwo niba udakunda umukazana wawe umenye ko udakunda n'umuhungu wawe, kuko umuhungu wawe yakunze uriya mukobwa, nawe uzanye urwango hagati y'abantu bakundana. Deja ugiye kwanganisha abantu bakundana. Mukunde umuhe igihe maze urebe ko nawe atazagukunda akakubaha. Abakecuru babi mubive tubwire amagambo meza, mudukunde natwe tubakunde. Mbega mutubere ba mama natwe tuba abana, aho muzadutuma tuzajyayo, ikibagoye tuzagikora. Icyo mubona kidakwiriye muducyahe, mutubwire ngo ntago iki ngiki gikwiriye, ahubwo igikwiriye ni iki ngiki. Tuzabumvira rwose babyeyi, kandi murakoze kunyumvira kuri izi nama duhana. Ndabizi neza murankurikirana, n'abatari kunkurikirana n'abakecuru abo tungana nabo bazagera muri iki gihe cyanjye. Twige kuzajya twakira icyo kintu, twige kuzabana n'abakazana bacu neza. Baba kazana mwari murusha. Reka mbasomere iri jambo mutagira ngo wenda ndi kuvuga ibintu ntateguye, kandi igihe nabiteguye. Nta nubwo mbabwiye nabi babyeyi, gusa ndababwiye ngo mugarukira ngo ababikoze musigiho, n'abatarabikora nabo mwigire hano mwumve ko mugomba kuzajya mudufata neza kameme, natwe turi abana banyu. Mu gitabo cya Rusi ku gice cyaho ndumva ari igice cya mbere ku murongo waho wa 11 haravuga ngo Naomi arababwira ati, bakobwa banjye nimusubireyo, nimwisubirireyo. Impamvu yari ababwiye gutya nuko n'ubundi babanaga neza, nuko Naomi n'abakazana be babiri bari babanye nk'abajama, bari babanye neza, nta cyasha cyari kiri hagati yabo. Amaze kubona amaze gupfusha umugabo iwe ku giti cye na Naomi, amaze Rusi nawe apfushije umugabo, Orupa nawe apfushije umugabo, arababwira ngo bakobwa banjye ni ibiki kiri gutera mugomya kunkurikira? Mwakwisubiriyeyo mukazajya gushaka abandi bagabo, mwakwisubiriyeyo bakobwa banjye. Naomi yari umubyeyi mwiza, mabuka guhamagara ngo mukobwa wanjye, atari uko umuhungu wahari, atari uko shaka, atari amavamuhira, atari uko uri umugeni akabikwita kugeza. Ndashimira rwose abakazana na ba nyirabukwe babanye neza, ndabashimiye rwose. Kudeshapo kuri mwebwe mukundana. Mabuka akamamagara ngo mukobwa wanjye nkunda, nanjye nkamwita bakarame mama, birabereye. Ariko ntiwambye impamvu y'iri jambo ni ukugira ngo tubashe guhugura. Pawulo yarabivuze, aravuga ngo duhugurane, tubwirana amagambo. N'ubu ngubu ndimo ndahugura. Icyatumye nsigara i Kereti ni ukugira ngo ntunganye ibyasigaye bidatunganye. Wenda impamvu ndi kuvuga aya magambo, aya ni Pawulo wari uyavuze. Aravuga ngo icyatumye njyewe nsigara, icyatumye Imana ikurinda, ni ukugira ngo ubanire abantu neza, ni ukugira ngo abakazana bawe mu gihe cyawe uzabashe kubabanira, uzabashe kumva aya magambo ndi kukubwira uyu munsi, uzabashe kwitwararika. Mwaba mabukwe mwe mwaretse mukatubera ababyeyi, natwe tukaba abana. Byibuze mukigira kuri Rusi kuri Naomi wari wapfakaye. Nta mushiha yari afite ari kubabwira ati toka musubiri wanyu, ariko yarababwiye ngo bakobwa banjye mwakwisubiriyeyo, ahari wenda mukajya gushaka indi chance. Mutubwire neza, mudukunde, mutwubahe, nibyo byiza, kugira ngo erege umuntu ahawe ke yakora ibintu byiza byinshi. Ushobora kumaka nkakoza ibirenge, ushobora kumaka warwara nkakurwaza, ushobora kumaka nanjye nkagutahanira biswi na bombo, mu yandi magambo. Ariko se numbwira nabi, ya biswi na yabo muzayibona. Niyo nabikuzanira
ariko nabikuzana nta byishimo mfite, kandi si byo bidukwiriye nk'abakristo. Tugomba kuba nka Naomi wakunze abakazana biwe. Ababyeyi mudukunde, mukunde abakazana banyu, mububahe, nizo nshingano zanyu. Ko baje mu maboko yanyu, ni ukuri kose izo nshingano nimwe muzifite. Nimwe muzifite, mutubere ba Naomi, natwe tubabere ba Rusi. Umuntu wumva mukomerekeje ari umubyeyi atazafata neza umukazana wiwe, wisubireho. Murekere aho ngaho nk'ababyeyi mwe. Dore abana bari mu kugenda bamaramo iminsi 2 bakadivorusa ngo ngiye mabukwe yambereye gutya, ugasanga hari abamabukwe bamwe bakora ibidakorwa. Musigeho ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo mubanire aba bakazana banyu neza. Nababwiye ngo abantu babana na ba nyirabukwe neza, mubapepere mubabwire ngo hello ba mabukwe rwose turabashimiye, abazi kutubanira neza n'abatubaniye nabi nabo namwe mwisubireho mutubanire neza. N'abakazana nabo tuzabavugaho, ariko umubyeyi mwiza, ndacyari muri iki gitabo cya Rusi, ndacyababwira ngo mwababyeyi mwe mumere nka ba Naomi. Ndacyababwira ngo mumere nka ba Naomi. Naomi yari ari mu gahinda yapfushije umugabo, ariko agira keya, amenya amagambo yo kubwira umukazana. Ariko wowe ntukimenya amagambo ubwira umukazana wawe. Mwami Imana bane namwe, mumenye amagambo mubwira abakazana banyu, mumenye uko mutwitaho, mumenye uko muduhereza keya. Shalom shalom. Kristo akomeza abamurikire mu mitima yanyu, abo yamurikiye akomeza abagurira imbago, abataramurikira nabo bagereho. Mudukunde, muduteteshe. Shalom. Mwami Imana bane namwe. Ese hari aho ngukomerekeje? Ese hari aho nkubabaje? Ese hari aho nkubangamiye? Niba nkubangamiye wikosore, niba kandi nkubwiye ibyururutse umutima ukomeze urugendo. Niba kandi mvuze ibitakureba, mukuri witambukire.